Nyambo kubera kurambirwa uburyo umugabo yakomeza kuba yamuca inyuma, ahise afata umwanzuro wo kuba yashaka undi musore umukunda ndetse umukunda urukundo rwa nyarwo. Nyambo kubera ko umugabo we Rwema yakomeza kuba yamutesha umutwe, akamuhotera mu rugo, akomeza kuba yamufata nabi ku rwego rwo hejuru, we ahisemo neza kuba yafata umutima we akawegurira Titi kubera ko ari umukunda bya nyabyo. Ese Rwema araza kuba yabahute mu gihe Nyambo yamusize? Ese Rwema uratekereza ko bino bintu akoze bizamuhira? Kuba Rwema yifashe agahohotera Nyambo ndetse Nyambo nawe agahita afata icyemezo kuba yahukana, agasanga Titi bakabana, tukaba tuzi ko Titi yari ari umushoferi wabo, yari umukozi wabo. Uratekereza ko uru rukundo rwabo ruzakunda? Guys, buri muntu wese wageze hano kuri Venke Empire akaba yabonye kino kiganiro cya filime yacu yiswe Titi Films episode ya mbere, muhaye ikaze. Ndamusaba kugira ngo nimba ukurikirana Titi Brown nk'ibisanzwe ndetse ukaba waranakunze filime nyarwanda zose tuba tubagezeho umunsi ku munsi, yaba filime yakinwemo na Nyambo cyangwa se yakinwemo na Rwema, icyo tubasaba niba mwageze hano kuri Venke Empire no kuba mwakanda kuri Bataye subscribe yajya mu biganiro byose tubaze gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Titi Brown Films. Rero niba ukurikirana filime yacu muhaye ikaze, iyi ni episode ya mbere. Nta kintu urabona, icyo tugusaba no kwadushyigikira kugira tujyane mu bikorwa byose tujye kuba twagutegurira muri zino minsi zerekeye kuri filime yacu nshasha kongeye kuba twabagarurira yiswe Titi Films. Rero wowe wageze hano kuri Venke Empire nawe wageze ni mu rugo, najya gutanga ibitekerezo umbwire, ese Titi Brown ndetse na Nyambo uru rukundo rwabo ruzakunda mu gihe Rwema bamutaye wenyine? Mu gihe Rwema yakoze amakosa menshi nawe agahohotera Nyambo ku rwego rwo hejuru, akamuca inyuma, akagira ubuhe, Nyambo akagenda kubitwa mu rugo, akora ibikorwa bibi byose bitewe n'umugabo we kubera ko yamucaga inyuma ashaka ko buri gihe cyose yamutse akagenda. Ese Rwema araza kubyakira neza kubona umugore wamusiga akajyana n'umushoferi w'umukozi we mu rugo? Guys, buri muntu wese arabizi ko n'ubundi byakugora kugira ngo yumvishe uburyo umukozi wawe akwambura umugore kandi wari uzi neza ko ari weho umwishyura, ari we ibintu byose ufite muri control. Biragoye kugira ngo yumvishe uburyo umukozi wawe yagukorera kano gatendo. Ese Titi Brown ndetse Nyambo uru rukundo rwabo ruzaramba? Ese Rwema we wihaye ibintu byo kuba yirukana ndetse wihaye ibintu byo kuba yaca inyuma Nyambo, agashaka uburyo bwari bwo bwose yamukora muri rugo akaba agiye, ese warasigara neza? Ese wowe urutekereza ko filime yacu Titi Films iraza kuba yagendutse? Nimba wageze hano kuri Venke Empire nawe wageze ni mu rugo, turagusaba kugira ngo urebe nimba wakanze kuri Bataye subscribe ni mutarayikanda ubiyo kandi kujya tujya mu biganiro byose tuba turukora umunsi ku munsi kuri filime yacu Titi Films. Rero turabakunda cyane, muri abantu bagaciro hano kuri Venke Empire. Umuntu wese wahageze icyo tumusaba ni ukuba mwadutera inkunga kuba mwakanda kuri Bataye subscribe. Niba wageze kuri Titi Brown ukaba wabonye iyi filime, niba utarayibona uko wageze hano kuri Venke Empire, turagushishikaza kugira ngo ube wanyarukira ube wayireba kugira ngo na episode ya kabiri ibe yakugeraho amaje kuba wabona ibikorwa byose byo kuba byabera muri filime yacu Titi Films. Rero turabakunda cyane, muri abantu bagaciro hano kuri Venke Empire. Ntugende utabanje watanga ibitekerezo cyangwa se ubanje wakanda kuri buto ya subscribe niba wakunze filime yacu twakuzaniye kuri Titi Brown nk'ibisanzwe. Turabakunda cyane.